Umunsi umwe Bakame n'akanyamasyo byaje gukunda umukobwa umwe. Uwo mukobwa yari uw'umwami. Nuko mu bwami ibintu birakomera, bashyiraho itegeko ko bagomba gushyiraho umukino uri buze kuwutsinda akaba ari we uraza kwegukana umukobwa w'umwami. Uko niko byagenze, abakinnyi baritegura, harimo akanyamasyo na Bakame. Gusa mbere y'uko bino byose biba, Bakame igiye guhatana n'akanyamasyo kugira ngo byirukanye ikiratanga ikindi aba ari cyo gitsindira umukobwa w'umwami. Icyo gihe yino Bakame yariyemeye, iravuga ati ariko se ni gute kose basuzugura bakangereranya ngewe n'aka kanyamasyo, akanyamasyo katavaho kari buraka ngewe singiye kugasiga. Bakame ikomeza kwiyemera. Gusa icyo Bakame itari izi, hano hari akanyamasyo kari gafite intumbero, gakomeye ku ntumbero yako. Kari karumvishe ijambo ati icyo ushaka uragiharanira. Ni nayo mpamvu kari gafite icyizere. Ngo kandi imbaraga ushora mu mwuga cyangwa akazi ukora ugakunze, ntukavuge ko zapfuye ubusa kabone n'ubwo waba watsinzwe. Iki ni cyo cyizere kano kanyamasyo kari gafite, kugeza n'ubwo kaje guhatana n'iyi Bakame. Kandi uzi ukuntu Bakame nayo mu kwiruka ukuntu ibirenze. Igihe cyo kwiruka cyarageze, Bakame n'akanyamasyo barabisifurira, ubundi bitangira kwiruka. Bakame nayo mu kwiruka murayizi, ntago yahereza kano kanyamasyo. Yarirutse iteye intambwe 5 ibona akanyamasyo gasigaye nk'iriya. Aka kanyamasyo ko kari kasigaye kakajya kaza kari kwiruka, ukajya ubona kari gukoresha n'imbaraga aho zitari. Naho Bakame yo yaricaye iseka kano kanyamasyo ukuntu kari kwiruka icyuya mu mutwe kiri kumanuka kikagera no ku kibuno. Bakame yarasetse irumigwa, kwanza ihita inavuga ati ubundi kano kanyamasyo nta nubwo gateze kunsiga, reka mbe nijyamiye nigangikire hano. Bakame irongera iravuga ati ako se reka manuke njye no guca amapera kwa Simoni, dore ndasanga kari akanyamasyo katari kagerayo, ukuntu kari kugenda se ntago kapfa kusiga, kandi niyo kansiga nshobora kugenda nkirukanka cyane nkagashyikira nkongera nkagasiga. Uko niko byagenze. Bakame yagiye kwicira amapera kwa ba Simoni, naho kakanyamasyo ko gakomeza gukoresha imbaraga kari guhatana kugira ngo wenda karebe ko kasigaye ino Bakame. Iminota yakomeje kwicuma ari myinshi, naho ya Bakame igihe yari iri mu giti cy'ipera iri kurya amapera yayahaze, yaje kwibuka yuko yari ifite gahunda. Amasaha yarenze inkombe. Bakame yahubutse mu giti cy'ipera iza yirukanka kugira ngo idasanga aka kanyamasyo kayitsinze. Gusa ibyo byose byabaye iby'ubusa, kuko kakanyamasyo nako ntago kari kicaye, kuko kakomeje kugenda ntago kigeze karuhuka. Nawe icyo ushaka uzajya ugishyiraho umutima, ndabizi kizemera. Ako kanyamasyo rero icyo kakoze, kari hafi neza n'umurongo bari baciye iyo game iri buze kurangiriraho. Naho ya Bakame yo ahantu yari iri kure cyane ugereranyije naho ko kanyamasyo kari, kuko ufashe ino Bakame ukareba n'aka kanyamasyo ahantu kari harimo intera ndende, byari gufata iminota myinshi kugira ngo yino Bakame ishyikire kano kanyamasyo. Iki ni cyo kibi rero cyo kwirengagiza intumbero ufite, ahubwo ukajya mu bintu bitagufitiye agaciro, ibintu bitagufitiye akamaro. Ejo n'ejo bundi ugasanga wasigaye umeze nk'iyi Bakame. Wahuye n'abana babacanye ku maso nka kari akanyamasyo. Gukoresha imbaraga, erega ikintu cyose wacyitayeho, ikintu cyose wagikurikije amaso, sinzi impamvu utagitsinda, sinzi impamvu utakibona. Ibintu byose bisaba kubyihambiraho. Ndagusabye nyaboneka kurikira intumbero yawe. Nyuma uwo mukino waje kurangira, akanyamasyo gatsinze Bakame. Bakame bitewe no kwiyemera yatahanye ikimwaro, naho akanyamasyo ko gatahana wa mukobwa w'umwami kamutsindiye, kuko niwe bari guhatanira. Umugani wa Bakame n'akanyamasyo nawo ukaba urangiriye aho ngaho. Naho ubutaha ku zindi video nziza tuzajya tubakorera, bibutsa gukora subscribe kuri iyi channel, like, share and comment, ubundi dukomeze kubana umunsi ku wundi.